izamu ni iryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko. Ntacyo ndenzaho. Urakwibaza uburyo umuntu yica umuntu umwe, babiri, batatu, bangahe, aba mu yihe misozi, aba mu kirwa cya wenyine, yabaga hehe? Erega umenye yuko mbere yuko amakuru amenyekana abantu bagera muri cumi na ukuvuga ntabwo ari abantu bapfiriye rimwe, ntabwo ari igisasu cyaturitse, ntabwo ari igisasu cyaturitse, sibyo? byanahereye habaga cyane rwose. naho nkibaza gute nk'umubyeyi wamubyaye ndetse niba ari we wamutumye gukora ibyo bintu urumva kuko nawe ndakeka niba atari we wamutumye arifuza ko afungwa se, kuba yafungwa yabyifuza. wabyifuza se uri umubyeyi? Ntabwo wabyifuza. nanjye ndi umubyeyi narabyaye umwana nkamuha uburere bukwiriye, agakura akaba atari njye wamutoje ubwo bunyamaswa cyangwa ibyo bintu. Njyewe nkubwije ukuri nubwo ntabwo amaraso yawe byanera n'ipfunwe, amaraso yawe byanera n'ipfunwe kubyara umwana umwe akica abana 10, ibyo bintu byanera n'ipfunwe, nakwicuza no kuba niyonda ntareteye. bamubwiye uti ubusanzwe urubanza rugomba kuburanira nyine mu mucyo, ntabyo kuvuga ngo ni mu muhezo, urumva? We avuga ko impamvu yifuza ko rubera mu muhezo ari ukubera yuko yakoze ibyaha biremereye cyane kandi we ubwe yagiye kwitangira amakuru akirega ndetse ibyaha byemera. Rero aravuga uti turane mu muhezo mbashe no kuvuga n'ibindi byose nshaka kuvuga kuko hari ibyo ntavugira mu bantu. ariko aho ngaho naho hari ikibazo. aho ngaho niwe wireze, umubwire niba numvishe neza, niwe wavuze ibyaha yakoze kugira ngo bikurikiranwe wenda banarebe ko ari byo, sibyo? niba ari we wafashe intambwe akavuga ati nishe bano bantu na byagenze gutya icyo yumva yahisha ni ikihe? Okay Fabri, ngira ngo wabibonye mu rukiko ukuntu byagenze, habaye ibintu biteye ubwoba, byatunguye abantu benshi cyane ndetse benshi bagize ubwoba kuri aya magambo Denis yavugiye mu rukiko. Mbese byari ibintu biteye ubwoba cyane. nagiye mbona nyine utuvideo kamwe ku kandi. Ntabwo wari uhari ku rukiko? dutoye subize ntabwo ndi mu Rwanda, ariko nyine nagiye mbibona babyohereza Kazungu, yabaye Kazungu munakwibereye kabisa, turabira Kazungu. ni ukuvuga ngo ari amavideo nagiye nyabona numvaga ari ibintu biri prank bitabaho, yari inkuru mpimbano. Kugeza n'ubu abantu benshi ntabwo baremera ko ari ibyanyabyo, hari n'abari kubireba bakavuga uti ndabona ari theatre bari kudukinira. Umva birakomeye, ariko kumubona mu rukiko kandi tuzi biriya bintu nibyo. Gusa hari ibintu byagiye binangaza, yaje mu rukiko adafite ngo umuntu umuburanira mu mategeko, cyakoze nabonye kambere. Okay, urabona Fabri ukuntu bimeze, abanyarwanda bafite ubwoba, abantu benshi bafite ubwoba, ndetse kugeza ubu mbere yuko tunatangira benshi bari kuvuga uti baramufungira muri hegereza, baramufungana n'abandi cyangwa barafungirwa ahantu he bwite. Kare aza mu rukiko mbere na mbere yaje nta mwavoka afite, yaje nta umuburanira afite, we ku giti cye yifitiye confidence, aravuga uti ndiburanira. Nagiye mbibona yinjira ari guseka, yaje aseka rwose, ubona nta kibazo, nta n'icyaha ari kwishima, nta n'isoni afite, meze nk'umuntu ugiye mu bukwe cyangwa umuhungu warongoye. byari biteye iseseme rwose. numvaga abanyamakuru bari kumubwira uti wumva umunwa nta mugabo useka, ibyo ni ububwa. yaje aseka nta soni, yinjira mu rukiko. ubwo umucamanza nyine mbere wabizi, mbere yuko batangira barabanza bakakubaza niba uriburanira cyangwa ufite umwavoka. ariko ikintu cyabanje kuntera impungenge, nibajije kubera iki nta munyamategeko afite cyangwa umuhagarariye mu mategeko. Numva ku kavido niko kambere nabonye, ariko nanone ndatekereza ndavuga nti ase nanjye mbaye ndi umunyamategeko, Kazungu akaza kundeba ngo ngwino mburanire ikirego cyanjye kimeze gutya. Urabona icyo kirego ni ikirego cyaciye mu bitangazamakuru kenshi cyane. Nibaza ari nkanjye, abaye ari nkanjye nawe ushaka nubwo bavuga ngo ni akazi cy'amafaranga, nta mafaranga yabasha kubamo kugira ngo njye guhagararira umuntu waba warakoze ibyo byaha nk'ibyo kandi abyemera we ku giti cye ko yanabikoze.
ariko kamubwira impamvu buriya Kazungu yanze kwirirwa ashaka umwavoka. Urabona ushaka umwavoka wo kuza kukuburanira kuko waba azi ingengo ku yindi, ibintu byose uko biba bimeze, sibyo? Rero aravuga uti niba ubundi ibyaha mbyemera ntazana umwavoka w'iki ajya kumpendera amafaranga y'iki. none se hagati aho ngaho kuri iryo jambo mbwiye, buriya ni uko yamushatse ni uko yanze kumushaka cyangwa yaramushatse aramubura? Wenda nta n'amafaranga afite yo kumwishyura. kandi umwicanyi yarambuye abantu benshi mu makonti amabanki. Ariko wagiye umbabarira, umuntu yaje n'ibisiripa bimeze nk'inki. Ntayo yari afite, nta mafaranga yari afite, ntiyari kubona amafaranga yishyura umwavoka. Uretse ko njye numva niba ubwe yaranireze yarakeneye umwavoka w'iki, umwavoka wo kuza kumuburanira kuki kandi we yemera icyaha. ariko amategeko nyine ukuntu amategeko ahagaze. Ariko uyu mugabo yifitiye confidence, Fabri, wabibonye? umva confidence arazifite. njye mbona amafoto ari guseka ahagaze ashize amanga. niyo foto nabonaga ahindukira areba asa nkaho uri kureba, ntabwo nahita mu rukiko mu cyumba. yewe narindi iyo hari hanze hari amafoto nagiye mbona gutya aya ngaya muri kugenda mushyiraho, ukabona ari guhindukira areba abantu, ntari ibintu bisanzwe biri aho. Umva yifitiye confidence ku buryo rwose buryo asubiza bano bacamanza, urabona ko ari umuntu uzi ibyo arimo. Uburyo rero byonyine hano agitangira cyangwa se ukireba uburyo yitwaraga byonyine byabanje gukanga abantu, kuko ngira ngo nimba agiye ureba komantere nyinshi bagiye bavuga uti uyu muntu uko tubona ashobora kuba afite indi gahunda ahubwo imugenza, ariko bisa nkaho yifuza ko banamufunga. ariko buriya urebye buriya si irindi shyano riba ryaguye mu gihugu, ni igikuba cyacitse. kuko njyewe nibaza ukuntu niba turetse n'ubu ngubu wenda atangiye kuburanishwa ngo w'igifungo cy'agateganyo, sinzi ukuntu mubyita, urakwibaza uburyo umuntu yica umuntu umwe, babiri, batatu, bangahe, aba mu yihe misozi, aba mu kirwa cya wenyine, yabaga hehe? Erega umenye yuko mbere yuko amakuru amenyekana. Kazungu ariko icya mbere ni kavukire muri Kigali, sibyo? Yakuriye muri Kigali, umujyi arawuzi, nta hantu atagiye, urumva? Ariko uyu Kazungu wibuke ko mbere agitangazwa ko yishe abantu, twagiye tubona komantere z'abantu benshi, abona abantu benshi bagiye bavuga ibintu bitandukanye, bamwe bavuga uti turamuzi. Ni ukuri nawe ndakibaza, ahubwo sinzi gute byamenyekanye gute, cyangwa se kuba ari aha nyine turi kumureba gutya mu rukiko, kuri yavuye hehe? aba bantu bose barashize, abantu bagera muri cumi na ukuvuga ntabwo ari abantu bapfiriye rimwe, ntabwo ari igisasu cyaturitse, ntabwo ari igisasu cyaturitse, sibyo? byanahereye habaga cyane rwose. naho nkibaza gute, sinzi. Ukibaza ukuntu yishe umuntu wa mbere akica uwa kabiri akica uwa gatatu, uwa kane ntihagira n'umuntu ubimenya, bikarangira sinzi. wenda usubiriremo gake, uretse aho ngaho usubiriremo gake, no kuba ngo byaramenyeka ku makuru nagiye mbona, no kuba ngo byaramenyekanye ni we wabyivugiye. yego ni we wabyivugiye. we yagiye mu bugenzacyaha avuga ati nishe abantu, cyangwa we yagiyeyo, urumva? We yagiyeyo, urumva? Kubera yuko yari yakurikiranweho kutishyura inzu kandi adashaka kuyisohokamo ngo ayisubize nyirayo, urumva? kuko nyirayo urumva bishoboke ko inzu kandi niyandi yicagamo abantu. yego iriya yo mu Busanza, kandi nyiri nzu ubwe yagiye kwitangira ikirego avuga ko uyu Kazungu nyine atamwishyura kandi atamuvira no mu nzu, ibintu nk'ibyo. noneho ubwo ariko ubwo n'ubundi leta ikaba yari ifite amakuru ko Kazungu ari umugizi wa nabi. ibyo byaha urumva byabaye ngombwa ko bajya gusaka mu nzu we kandi babanza kubimubwira. mbere yuko bajya gusura aho yabaga, ubwe aravuga uti impamvu ntashakaga kuva muri iriya nzu ni uko nicayemo abantu. mu kuvuga ngo yicayemo abantu rero byahise ibindi bindi, noneho ubwo bahita bashyiraho umuhate wo guhita bajya kureba ibyo ari byo. bagezeyo kuko basanga haranuka, hameze nabi cyane, niko gusaka inzu yose bagasangamo icyobo. nyuma yo gusangamo icyobo basangamo imibiri. nimba baritegereje kiriya cyobo ukuntu giforumye, wagira ngo gifite nk'umupfundikizo, urabibonye?
sinzi nagiye mbona ibyo byinshi keretse nanjye ningaruka ahangaho mu gihugu nkareba oya urabona aya makuru ya YouTube aba ari mbona ibyobo aya makuru ya YouTube nkabona bashyizeho agahombo nkabona ibyo binini nkabona inzimaniye oya umwobo wa nyawo ni umwobo ubona usa nkaho ufite uburyo uforumye nyine wagira ngo hariho nk'umupfundikizo nk'uko yaba yarazaga agapfundura akanagamo umuntu akongera agapfundikira kandi ku buryo utapfa kubimenya. gusa ariko mba ibintu birababaje. Ubwo rero birababaje banze mu byumve sinzi mumeze gute aho ngaho. umva turababaye cyane dufite ubwoba dufite agahinda noneho iriya video ari video y'umubyeyi nabonye aho narindi ndatitira numva kugaruka uriya umubyeyi yambabaje. Umubyeyi yambabaje cyane. Umubyeyi ari kure yagira iki erega umwana aravuna kumubyara aravuna kumurera rero basi niyicwe n'ikindi umenye ngaragiye yuze kubanza kubura umwana wawe ukabuze ngo yagiye mu mahanga nubwo utarishuwa neza nyuma y'imyaka isaga 2. hanyuma Fabri uyu kazungu abantu benshi bafite amatsiko yo kumumenya ni mwene nde yatuye he noneho maze iminsi urumva n'amakuru bavuga ngo yavukiye muri Kongo ngo bura ntagaro mu Rwanda ariko arasa amatiko biranabibonye mbere atarajya mu rukiko ariko mu rukiko bagiye basomeye ibintu byinshi ariko abantu bagira amatiko bagiye basoma imyirondoro ye numva sinkibuka neza wenda ndaza gusubiramo ndebe video neza ariko imyirondoro ye bagiye bayivuga mu Rwanda aho yavukiye aho yakuriye nta kintu cya Kongo nigeze numva nta kiri mu nyine nta n'ikintu uretse na Kongo n'abantu bagira amatiko ibaze ko abantu banditse ngo no muri Kongo ngo muri make nyine ngafite ibyari byaramuzanye n'amatiko social media izadushuka. Hanyuma uyu kazungu nimba babyumvishe yavukiye muri Kigali umunyarwanda urumva amazina y'ababyeyi be bayavuze ariko bavuga izina rimwe ku mubyeyi bagiye bavuga rimwe ry'ikinyarwanda nka mama we wenda ziri hari izina baba nabyibagiwe ibi wenda tutabitinzeho abantu benshi baje kuko bari bafite amatsiko yo kumumenya abantu benshi baje bandika muri za komenti bavuga uti kubera iki bari kuvuga izina rimwe bari kumuhishira kubera iki bavuze amazina y'ababyeyi be tukanabamenya tukamenya nimba ari nyine tubamenye be kumuhishira tumenye amazina ye tumenye byose kuri we. Ariko se tugiye kuri icyo kintu cy'ababyeyi buriya urabona akazungu yakoze amahane kandi icyaha ni gatozi kandi buriya nk'umubyeyi we sinzi ntabwo mfite umwana umwe ariko nanjye ndi umubyeyi ni ukuvuga ngo umubyeyi we kumuzana muri kesi y'umwana we yakoze kandi umwana ukoze nka kazungu igihe bavuga ngo yavukiye niba ari 89 yavutse 1989 urumva tukaba ariko aracyari muto ariko ni umuntu ukuze n'umugabo ahubwo urumva yarenze yavutse 26 z'ukwa gatatu urumva ari kurenga imyaka y'urubyiruko niba ataranayirenze nubwo akiri umusore ubu ugiye gufata umukecuru ubwo mama we ni nk'umukecuru nubwo yaba ari umwana yabyaye imbere kera mubyeyi afite imyaka wenda nk'icumi ukamuzana muri iyo kesi amazina ibyo wenda mu rukiko barabyemerewe kubivuga kugira ngo bamubaze ngo imyirondoro ye ngibiki ubyaye ikibazo arakirigata ariko nyine ako kantu ndi kugira ngo tubanze tukumvikaneho neza umubyeyi wamubyaye ndetse niba ari we wamutumye gukora ibyo bintu kuko nawe ndakeka niba atari we wamutumye arifuza ko afungwa se kubaho yafungwa yabyifuza wabyifuza se uri umubyeyi ntabwo wabyifuza nanjye ndi umubyeyi narabyaye umwana nkamuha uburere bukwiriye agakura akaba atari njye wamutoje ubwo bunyamaswa cyangwa ibyo bintu ngewe nkubwije ukuri nubwo ntabwo amaraso yawe byanera n'ipfunwe amaraso yawe byanera n'ipfunwe kubyara umwana umwe akica abana 10 ibyo bintu byanera n'ipfunwe nakwicuza no kuba niyo nda ntareteye uri kumva birumvikana wagira agahinda tujye ku ruhande rw'umubyeyi sinzi keretse niba wenda bifatanyijemo n'abo babyeyi ariko biba ari nk'umubyeyi yabyaye umwana aramurera akora ibishobotse umwana abaye gutyo uri kumva aho ngaho sinzi kubyumva ariko ntabwo
abantu bari Ntabwo ari kuvuga uti byiza. ntabwo uyu kazungu agira ababyeyi, ntabwo iyo ni ikindi kintu cyaguye ku isi, ntabwo agira ababyeyi kuko nta muntu muzima umeze gutya. Gusa kazungu mu byaha ariko ntabwo yavuye ku giti ababyeyi arabafite, ngombwa nabo nyine ubwo babimenye, wa mugani bavuga ngo ubyaye ikibazo arakirigata. gusa wa mugani iki nabo bagomba kubizamo byanze bikunze, kuko amazina bagomba kumusaba imyirondoro, niba waramubyaye nawe ugomba kuza mu myirondoro. ariko cyakoze kano kantu leta yakoze, reka twe kugatinda bizi impamvu, nta mpamvu yo gushyiramo ababyeyi be kuko ni mukuru, ni umuntu w'umugabo, ntabwo ari umwana. Hanyuma kazungu mbere na mbere nyine urumva yavuze ko ariburanira, ibyo birarangira. Ubundi asaba ko ashaka kuburanira mu muhezo, ibyo nabyo birarangira, ariko icyo cyo bakimwangiye. Ariko ubwo harya ngo yasobanuye, twabivuzeho kare kugira ngo wongere dusubire kuri iryo jambo. Asobanuye uburyo ngo impamvu yumva we ashaka ko urubanza rwe rubera mu muhezo, kandi uru rubanza ndabona rumeze nk'aho ari urwa Rwanda. Bamubwiye uti ubusanzwe urubanza ugomba kuburanira nyine mu mucyo, nta byo kuvuga ngo ni mu muhezo. Urumva we avuga ko impamvu yifuza ko rubera mu muhezo ari ukubera yuko yakoze ibyaha biremereye cyane kandi we ubwe yagiye kwitangira amakuru akirega ndetse ibyaha byemera. Rero aravuga uti turane mu muhezo mbashe no kuvuga n'ibindi byose nshaka kuvuga, kuko hari ibyo ntavugira mu bantu. Ariko aho ngaho naho hari ikibazo. Aho ngaho niwe wireze, umubwire niba numvishe neza, niwe wavuze ibyaha yakoze kugira ngo bikurikiranwe, wenda banarebe ko ari byo, sibyo? Niba ari wowe ufashe intambwe akavuga ati nishe bano bantu na byagenze gutya, icyo yumva yahisha ni ikihe? Kuko urumva hari abantu babona se ntabwo yabiciye rimwe, aracyafite andi mabanga ashaka kutubwira. Nyine ndi kwibaza icyo kintu we ari gusaba, ndumva nta gaciro gifite. Urumva nta gaciro, ariko n'ubundi gifite akahe gaciro se? Gute wavuze ibyaha wakoze? Impamvu kigafite, twebwe hari ibyaha tuzi, sibyo? Ariko afite ibindi ashaka kuvuga. Ariko n'ibyo tuzi, ikintu uri kwirengagiza n'ibyo tuzi, ni wowe wabyizaniye, ni wowe watumye tubimenya, sibyo? Simbizi, ariko nkurikije mu rukiko ibyo yasobanuye n'ibiki, yasobanuraga ko ari we wagize iki? Wireze. None niba warireze ukavuga ati nishe uyu muntu, urikumva? Ukaba ugeze mu rukiko bakakubwira ati dusobanure neza uyu muntu wamwishe ute, akabivuga. gute uri gutinya gusobanura uko wabikoze kandi ari nawe wabyizaniye? Oya, buriya afite andi makuru ari gushaka gutanga, wamenye n'ibiki? Amakuru ya mbere yatanze ni uko yishe. Niyo aremereye. Wasanga ibiti biremereye. Nabiremereye kurenza ukuntu yishe umuntu, kuko urumva ubyumve neza aho ngaho, ibyo byarabaga si twabimenye, kuko abantu bagera muri 10 ntabwo ari abantu yishe umunsi umwe, uri kumva? Kandi ibyo bintu wenda bishobora ko byabaye harya mu myaka ingahe simbizi, mu myaka 2, 3, 5 gutyo, kuko uwo twamenye uwo twamenye bwa mbere ngo yishe bwa mbere, twumvishe ko ari uriya muhungu Turatsinze Eric w'imyaka 23 yamwishe 2021. uriya mwana w'umubyeyi wari cyuzura umubyeyi yihangane. Okay, urumva nyine ibyo byarabaye, sibyo? Ariko se ko bitigeze bikamenyekana mbere y'uko we abyivugiye, bikamenyekana ari uko abyivugiye, nubwo bari bamujyanye mu mpamvu se ntuyumva Fabri nawe ariko ntukajye wijijisha, ese impamvu ntuyumva? Impamvu ni iyi, impamvu ntabwo yumvikana yo kuba we yasaba umuhezo. Nicyo kintu turiho, ubanza ucyumve neza. Weho uraje urivugiye ati umuntu nishe umuntu, sibyo? Bakakuzana mu rukiko, nyine ubwo urukiko ndakeka gutyo mu mategeko ni ukureba igihamya, kuko ubu ngubu ni ukekwa. Ariko rero icyaha ntabwo cyari cyamuhama, Fabri, ariko turi kwirengagiza, sibyo? Turi abantu mani. Oya, banza umva akantu ndi kuvugaho. Ntabwo ndi kwirengagiza amahano Kazungu yakoze cyangwa ibiki. Ndi kukubwira ngo iki kintu yasabye cyo kuvuga ngo ibintu babishyira mu muhezo,
urumva iki kintu cyo kuvuga ngo urubanza rw'urujya mu muhezo ndikumva njye nta kintu cyo guhisha afite ipfunwe reka tamubona gutya ejo yigize uhatari ubuhatari kuza aseka wabonye amavideo aza aseka yego ariko nawe ni Ajya muramwanya. kandi umenye ko yabahishaga kugira ngo batamubona rero bivuze ko atashakaga ko bamufata niyo mpamvu nawe ubwe niyo mpamvu nawe ubwe afite N'umuntu. isoni ni umuntu nyine uteye nk'inyamaswa Ni niyo umuntu mpamvu nawe ubwe w'inyamaswa afite cyane. isoni zo kuburanira mu ahubwo bantu kazungu ntabwo ari umuntu, ni inyamaswa iri mu isura ye. niyo mpamvu rero nawe afite isoni zo kuburanira mu bantu akavuga uti ibintu birakabije reka njye mu muhezo wenda ne gutera n'abantu ubwoba none ajya kuvuga ubwo bunyamaswa yakoze cyangwa ahubwo afite shoka afite n'ikibazo cyo mu mutwe ibyo ntabwo twabitindaho ntabwo byabura ajya kuvuga ko ibyo bintu yabikoze nta kintu yahishe